Denzel Washington, ubundi amazina ye bamwita Denzel Hayes Washington. Ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika wavukiye Louisiana mu 1954. Uyu mukinnyi arazwi mu gukina filime, mu kuziyobora ndetse no kuzitunganya. Tugiye kurebera hamwe ijambo yavugiye muri Dealers University. Ni university y'abirabura iba New Orleans, yashinzwe mu 1930 nyuma y'intambara ya Civil Wars. Tugiye kurebera hamwe rero ijambo yavugiye muri iyi kaminuza, aho yavuze ko ugomba gushyira Imana imbere, ari byo bita mu ndimi z'amahanga put God first, nk'uko tubibona mu Migani ibice 3:6, aho hagira hati buri kimwe ukora ugomba gushyira Imana imbere kuko niyo izagutiza imbaraga zikugeza ku butsinzi. Reka rero tudatinze turebere hamwe ijambo Denzel Washington yavugiye muri iyi kaminuza. Number one, ikintu cya mbere, put God first. mu byo ukora byose ugomba gushyira Imana Put God imbere. first in everything you do. Buri kimwe cyose ukora Everything that you shyira think Imana you see is me, imbere. everything that Buri I've kimwe cyose accomplished, ubona everything cyose that I nagezeho, have a few things. Everything that nubwo I mfite have is bike, by the grace of God. byose ni ku bushake bw'Imana. It's a Murabyumva? gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. Mu myaka 40 nari naravuye mu ishuri. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shop now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. Icyo gihe nari naragize amanota atari meza, ndabyibuka nari nicaye mu iduka ry'amama ricuruza ibintu by'ubwiza, ndimo kwireba muri miruware mbona umugore. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are going to travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I was flunked out of college. Uko nakomezaga kumureba nawe yakomezaga ndeba, uko duhuje amaso nuko arambwira ati mumpe ikaramu mfite ubuhanuzi, ati muhungu wanjye ugiye kuzatembera isi, ugiye kuzabwira amamiliyoni y'abantu. I'm thinking about joining the army. I didn't Icyo know gihe what I was going to natekerezaga do. kujya mu gisirikare And speak to millions of people. nkibaza nti se miliyoni z'abantu nzazibwira gute? And I have spoke to millions of people. Ni gute navugira imbere But that's y'abantu not the most miliyoni? important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. Gusa yakomeje ambwira ati I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life and has kept me humble. ati ugomba gushyira Imana imbere ukakomeza ukitonda. So stick with him in everything you do. Buri kimwe cyose ukora, niba utekereza ko wakoze ibyo nakoze, ko wakora ibyo nakora, icyo ugomba gushyira Imana imbere. Ugomba kwemera gutsindwa, ukemera gutsindwa cyane. Uyu munsi ni itangiriro ry'ubuzima bwawe.
You only live once. ubaho rimwe. So do what you feel passionate about. Ugomba gukora ikintu wiyumvamo. Kora ikintu wiyumvamo. Buri mahirwe yose ubonye ubyaza umusaruro. Wigira ubwoba ngo utinye. And you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. Ugomba gufata umwanya ugakora. Don't be afraid to ntugire ubwoba. Outside the box. Don't be afraid to fail. Tekereza cyane. To dream big. But remember, ugomba kwibuka. Dreams without goals. Ugomba kugira inzozi, gusa inzozi zidafite intego zihora ari inzozi. Gusa hari igihe uzatungurwa, gusa ugomba kugira intego. Ubuzima bufite intego, ukemera gutsindwa. Sometimes just to not curse somebody out. Simple goals, but gusa ugomba kugira intego. Just simple goals. That to achieve these goals, you must apply discipline. Kugira ugere kuri izo ntego ugomba kugira discipline no guhozaho. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you already done. Ndabisubiramo, ugomba kugira discipline na consistency. Miss a few days. You have to work at it. Every day you have to plan. Buri munsi ugomba kubyuka ukagira plan ugenderaho. We fail to plan. Ugategura ukavuga uti nshobora gutsindwa. Nshobora gutsinda, ugomba kubipanga ariko ugakora cyane. Nicyo abantu batera imbere bakora. Twerk world that you've grown up in. Remember, just because you're doing a lot more kubera kuri gukora ibintu byinshi doesn't mean you're getting a lot more done. Ntabwo bivuze ko uzabona byinshi. Ndabisubiramo, kubera kuri gukora ibintu byinshi ntabwo bivuze ko uzabona byinshi. Ntiwitiranye movement cyangwa urugendo no gutera imbere. So continue to strive, continue to have goals, continue. Komeza ugire intego, komeza usunike. Number 3. Icya gatatu. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make. Sinitaye ku mafaranga ukorera. And it's not how much you ugomba kumenya ibyo ufite. It's what you do. Nibyo ufite. With what you have. We all have different talents. Some of you will be doctors, some lawyers, some scientists, some educators, some nurses, bamwe bazaba abaforomo, abaganga, some preachers. Abandi baba bavuga butumwa. The most selfish thing you can do in this world ikintu cya mbere wakora muri iyi si is help someone else. No gufasha. Why is it selfish? Because the gratification, the goodness that comes to you, the good feeling that I get from helping others, nothing's better than that. Icyiza nge nahuye nacyo muri ubu buzima no gufasha. Cars, but it's the joy. That's where the joy is in helping others. That's where the success is. Muri ubu buzima no gufasha umuntu. Bituma ugera no ku ntego zawe ugatera imbere. You put your slippers way under the bed tonight. Ugiye kuryama ushyira akambambiri munsi y'igitanda. Iyo ubyutse mu gitondo urapfukama kugira ufate za silipa. While you're down there, kubera kubikora, thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Shima kubushake. Shimira ubwenge wahaye. Thank you for love. Thank you for kindness. Shimira for kwitonda. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why I am. One of the reasons why I am today. Niyo mpamvu ndiho ndi uyu munsi. Ugomba gushimira ku byo ufite. Ibyo umutima wawe ushaka. Buri kimwe cyiza Imana yagukoreye.
ibyo bivuze ko ari ibyo byawe gushimira buri gihe. uri ugushaka ufite mu mutima wawe buri icyo ushaka gukora mu buzima bwawe. ubwo bushake ni bw'Imana iguha. buri kimwe ushaka cyiza wakibona. Work hard to get it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make a living. Ntugashishikazwe no gukorera amafaranga to make a difference. cyangwa ubuzima. Ushishikazwe no kugira itandukaniro. Denzel Washington yatubwiraga ko tugomba gushyira Imana imbere buri kimwe cyose dukora, tukishimira ibyo twagezeho, tugashimira Imana ndetse tugafasha na bagenzi bacu kugira ngo tuzabeho ubuzima bwiza. Iryo ryari ijambo rya Denzel Washington, umukinnyi wa filime w'umunyamerika uzikora akanaziyobora. ubutaha tuzarebera hamwe ikindi kintu cyangwa ibindi biganiro cyangwa se andi majwi yavuzwe n'ibyamamare byadufasha kubaho ubuzima bwiza. Mwakoze kubana natwe. Stay tuned, stay in touch. Imana ibahe umugisha. Thank you.